Ariana. Great to meet you. Great to meet you. I'll be in touch. Yeah, nice to meet you. I'll be in touch with you. Thank you. And then I'd love next time I'm in New York. Thank you, everybody. Thank you. zirimo mu Rwanda zirasaba muri Kongo biza abanyarwanda zirimo Kongo zikagaruka noneho no kubahiriza nyine ubusugire bw'igihugu. Ibyo byose byavuzwe mu kwa gatandatu. Abagiye kubara iyo minsi 90 barayibaze basanga iyo minsi 90 irangiye bitarakorwa. Hari ibyakozwe, hari impunzi twagiye tubona ziba muri Kongo zikagaruka mu Rwanda. Ariko abava mu Rwanda bajya muri Kongo ntago bagaragaye. Sinzi niba mwebwe ayo mashusho marabonye cyangwa se amakuru ayo mwabonye. Nawe ntabwo twabona abava muri Kongo mu Rwanda bajya muri Kongo. Ntabwo twabonye abava mu Rwanda bajya muri Kongo, ariko hari episode nyinshi twabonye z'abava muri Kongo bagaruka mu Rwanda benshi bivuze ngo Kongo ntiyari yasettinga standard. Bivuze ngo Kongo ni ukuvuga ko itarasettinga standard zituma impunzi ziyumva ko zifite amahoro n'izitaha. Ibyo nibyo byananiye. Ariko yanumvikana kuko kugeza muri uyu munsi aracyari imirwano. Ubwo ntabwo impunzi rero zataha ahantu hakiri imirwano. Abaje mu Rwanda nuko bazi ko hari amahoro, ariko ntabwo uzajya kubwira impunzi ziri mu nkambi ho mu Rwanda ngo mutahe mu gihe bakibona ko icya mbere hakiri imirwano, icya kabiri hakiri za discours nyine ubona zimwe discours de haine, donc hakiri imvugo z'urwango. Donc ibyo byose nubwo Kongo yabwira impunzi ngo mutahe, nabo ntabwo bakumva nyine bafite umutekano uhagije kubyo bataha. Ariko nk'uko cya FDL Kongo hari umukino yakinnye, urumva bo bafite icyo basabwa mu masezerano ni neutralisation, donc gukora en sorte que FDL ibitakirimo gukora ku butaka bwabo, kuvuga kubahagarika, kwambura intwaro, kugira ikigo bafasha nyine no kubahereza u Rwanda bagatanga byose. Ariko ibyo ngibyo ikintu Kongo yakoze, yasohoye communique ivuga iti turasaba FDL ngo mugende mujye kwitanga kuri MONUSCO. Donc Kinshasa yakoresheje itangazo, murabona ko ari cyo twakoze. Kuko icyo kintu Minisitiri Kayibanda ajya akunda kukigaruka cyane mu interview, avuga ati rwose twe twasohoye communique tubasaba kujya muri MONUSCO, ati noneho nyuma ba FDL nabo basohora communique bavuga bati kujya kuri MONUSCO biragoranye kubera ko u Rwanda na M23 baratwitambika bakatubuza kujyayo. Urumva umukino. Tshisekedi yari afite abantu benshi bakomaga mu mashyi bogeza nk'aho bari muri arena. Biriya bivuze iki? Biramenye muri byari kudutungura iyo biza ko bidasanzwe. Ariko inama zose agiyemo, hari izabaye Geneve, hari no muri Nations Unies babajyanye abantu babona, donc ahantu hose babajyanye abana babo. Cyakoze mu by'ukuri ngewe ejo byarantunguye kuko hariya hantu ntabwo ari ubonetse wese wahinjiraga. Yego. Ku buryo na ya delegation y'abantu 180 hafi 200 ubwo yajyanye bose ntabwo binjiyemo hariya. Ariko stira abo yinjiranye babashije gukora urusaku. Abo yinjiranye bakeya, donc harimo ba president wa Assemblée inteko nshingamategeko, directeur de cabinet, aba ministre bakeya, n'abanyamakuru babashe kwinjira, hamwe n'abanyamakuru babashe kwinjira, ngabo abogeje. Ukurikije urusaku muri salle, amashusho tuyareba, ukurikije urusaku rwaturuka, njye numvise rusa n'uruturuka mu banyamakuru n'abantu bari timu yavuye Kinshasa kuko bamenyereye kogeza cyane. Ajyaguruka bogezaga, arangije speech barogeza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho ngaho byarantunguye kuko nzi ko ejo rwose hari ntabwo ari wese sinjaka muri gasare. Kumva rero abanyamakuru rero bakoma mashyi bagira iki, aho ngaho byarantunguye cyane. Ariko
bakunze kubikora cyane abakongomani. Abantu rero baravuga bati abantu rero birangiye abakuru b'ibihugu bari kugenda naho barongeye nyine basa n'abasakuza nabongeza ariko twabonye ko Uhuru Kenyatta yari ahari mu mashusho hanyuma ariko wabonye Uhuru Kenyatta ko yari ahari. Yari ahari ariko no muri discours ya perezida nk'uko Marshal Mukanya yabivugaga, Tshisekedi yaramubuze amwita mon frère, avuga amushimira nyine ko hari wa mugani akora nkaho rutadahari. Ariko nabyo ni continuité toujours y'ibyo yavuze kuko we hari aho yigeze kuvuga ati Uhuru niwe wari waratangiye ibintu noneho Ruto aje arabyica byose kubera ko yabonye ko Ruto aza atajya mu atagenda ingendo yashaka ko agenda. Yego, ifoto rero yazivuyemo ivuga byinshi. Ni ifoto aho Donald Trump yerekana page iriho signature Perezida Paul Kagame, niyo page afite. Tshisekedi yafunze afite cover y'umukara gusa, ntabwo ashaka kwerekana aho basinye. Iyi foto Kinshasa nta kintu iri bukore, ni coincidence byamutunguye cyangwa yabikoze abizi. Uti ni urugomo, sibyo? Urugomo ndabivuze rwose. Aho ngaho reka bamubwire ni kwa kundi nyine hari amafoto agukurikirana ubuzima bwose. Reka tuvugishe uko niba byateguwe bro. Reka nze nkubwire kandi reka nze nkubwire mushake ifoto ya Minisitiri Nduhungirehe amaze gusinya na Marco Rubio. Yego, murebe iyo foto wese ndareba mu kanya nikohereza. Hamwe harafunga ahandi harafunze. Ubwo turavuga iki? Nduhungirehe naho byamubayeho ejo nyine basinya na Marco Rubio. Nawe Marco Rubio yari yafunguye igitabo, Nduhungirehe atagifunga. Nduhungirehe yafunze. Ubwo se turavuga iki ko Nduhungirehe atari yishimiye ibyo yasinye? Ngaho ngiri tubwira. Urabona afite yego ifoto, urabona nibyo nabwiraga nyine hari amafoto agukurikirana ubuzima bwose. Ushaka ko kwiyenzaho nyine asohora ya foto kugira ngo gukande agire iki, ariko iyo urebye video ubona ko mu gihe cyo kuzamura nyine bya bitabo kugira ngo berekane Trump yarafunguye, Perezida Kagame arafungura, noneho kuri video ukabona ko Perezida Tshisekedi azamura igitabo atabanje kureba, noneho yahindukira yabona bagenzi be bafunguye akajya gufungura, yibwira nyine gufungura ariko akajya gufungura aho bamaze kamera zamuvuye. Ubwo hari amafoto abiri, imwe yerekana abandi bafunguye bafunze, indi foto ikaza kwerekana we yafunguye bo bafunze. Ariko wavuga uti ni coincidence malheureuse. Ntabwo ngiye najya kuvuga ngo bivuze ko atari yishimye cyangwa se ngo njye kwinterpreta, kuko iyo urebye video uhita uko byagenze. Sintekereza ko bari bababwiye ati rero tujya gufungura ni tujya kwerekana turafunga kugira ngo twerekane signature. Sintekereza ko babiteguye gutyo. Yego, ntabwo ni coincidence. Ariko iyo foto mu by'ukuri bayanzongere nayo rajya ureka ibyo bintu by'ubunyamahoro bwawe. None se bigeze ababaza gusinya ko bahandikiye. Ariko none se Marshal ngambwira none iyo foto ya Minisitiri Nduhungirehe na Marco Rubio ngire ni ukuvuga ko Nduhungirehe atari yishimiye ibyo yasinye. Ntabwo ngende hanga ngo ngereranye ibya Marco Rubio ngo nanubuze. Aba n'abaperezida bari hariya, iyo bafite protocole zihariye byumvikaneho. Urumva ndakumva habaho protocole presidentielle. Iyo ugiye mu gihugu runaka ubanza no kumenya filozofi yacyo, umenya wagwana Ivan. Urumva none se ibyo yenda ya signature tuzireke. Kuba Kagame yatangaga ama files akayahererekanya na Donald Trump, ariko Tshisekedi akanga gutanga files Kagame kandi we yazimuhaye, none akazazihereza inyuma uno musekreteri. Ibyo bivuze iki? Nabyo byamutunguye. Atmosphere zari yagize. Okay, nanone utekereza ko bira bintu Tshisekedi atabishakaga? Oya reka kuba wavuga uti hagati y'abaperezida bombi, Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi, kuba hari kimwe bita tension. Kwanza ko ikintu ntekereza sitting arrangement yari wrong. Hari abanyamerika babakubise sitting arrangement. Donald Trump yakagombye kwicara hagati, kuba ari hagati. Nanjye cya kintu cyantunguye. Sitting arrangement Donald Trump yakagombye kwicara hagati, baricaranye, donc no kuvuga ngo bari begeranye, babicaje iruhande. Birangira Kagame abaye diplomate ahereza Tshisekedi document amaze gusinya, ariko Tshisekedi arazimwima. Noneho Kagame nawe abibonye akazajya aziha Donald Trump gusa. Sibyo, birangira Tshisekedi abonye ko nyine byamaze kurabura akazajya azihereza uriya musekreteri, niwe wazizungurukana agenda zibahereza. Ariko ubundi byari byatangiye mu mahoro, Kagame na Donald Trump unako bazihererekanya, ndetse Kagame akaba yari nazihaye Tshisekedi.
Tshisekedi ntiyabikoze. nta kiganza cyabo twigeze tubona, Nta kiganza twigeze tubona. amafoto yose twabona. None urambwira ko hari ahantu hari amahoro. oya uvuze byinshi Yego. reka nkubwire urebe ifoto nkohereje uvuze byinshi. Yes. icya mbere cyo nababwiraga deja sitting arrangement nk'uko bivuze yari itunguranye. Yego. Ubundi ntabwo bagombaga kubashyira ivomera iruhande kugira ngo Trump bari ku ruhande, yagombaga kujya hagati. Yes. Noneho kuba bari bicanye kuriya, urumva tension yari ihari, ni ukuvuga ko ni kwa kundi ushobora no kuzana urusinga ugashyira aho ngaho hagati umuriro ukaka, kubera ko tension yagaragara. Yego. bose birinda nyine kurebana. Ibyo ngibyo byo byari bihari kandi birumvikana. Ntabwo byumvikana. Oya ko roti iryo jambo birumvikana mugeze kuri point yo gusinya koro, kuko ari processes yabanje. Ibyo byose byabanje bidakura iyo tension. Birumvikana mashani ndakomeza mbivuge birumvikana. Nta muntu usinya ari muri tension. Kuko reka nkubwire impamvu byumvikana. Noneho urabimbaje, reka mbigusubize. yego nyine bari uhera aho. ejo twari kwa kane, sibyo? Isa n'ifoto ndugire ndaguhaye. wayibonye ngo marishal asesengure. Oya niyo ndugire turayifite ubu ngubu. Yego. Urumva impamvu mvuze ntibirumvikana, tension yari hari n'ukuntu batareberaga n'iki, nuko nubwo ejo bari bagiye gusinya icyo bavuga y'indete ni amasezerano noneho ubu ngubu yo gukorana, ariko kugeza muri weekend ishize amagambo tutanavuze na weekend, kugeza mu ntangiriro z'iki cyumweru bitegura kujya Washington, disikuru zavugwaga ku ruhande rw'u Rwanda na ku ruhande rwa Congo ni disikuru zerekana ko nta kintu kizaba. Donc ntabwo ari disikuru z'urukundo. Ntabwo rero juste kubera ko bageze mu kirere cya Washington ibintu byari guhinduka. Amagambo yavuzwe muri iyi myaka ishize, ibintu byabaye mu myaka ishize kugeza n'icyumweru kimwe mbere ko bajya guhura, ntabwo ari ibintu rwose byari gutuma ejo bagaragara nyine nk'aba best friends. Ikindi ntabwo bari bagiye mu bukwe ku buryo hagaragara ifoto nyine bahoberana. Gusa nari ntegereje nanjye kureba niba iki kiganza kiza baza guhererekanya ikiganza. Ariko icyo mvuga rwose byarumvikanaga iyo tension yari bo. Kimwe noneho icyo kuvuga ngo Perezida Tshisekedi ntiyatangaga ziriya file ngo abazize perezida, nibyo iyo image iragaragara, ariko nanone mugiye gufata video yose yuzuye mukareba au début batangira gusinya hari aho bahererekanyije. Yego. au début iyo urebye video yose, njye icyo ntakunda ni ukujya kureba video akantu gato bari kukata ugahita ukagira. Erega ni akantu gato buri sequence yose hariya Washington kuri ariya mezi irakonta, ariko none se kuki udafata iyo sequence noneho ya mbere aho bahererekanye nubwo baba batarebana? Iyo nta mpamvu kwifata. Iyo sequence nayo irahari. Inderande iyo sequence nayo irahari. Hari aho Perezida Kagame arangiza gusinya akamuhereza na Tshisekedi nawe akabicisha imbere nawe amuhereza batarebana. Amaso ntahura, ariko kuko nako karahari. Kuki udakomeza? Kuki udakomeza? Iki? Kuki iyo mehererekane zitakomeje? Oya, urabona reka nkubwire nanone ibyabaye ejo ntabwo ariyo masezerano ya mbere asinywe ku isi, sibyo? Ariko araremereye bro. Muzarebe. Araremereye bro. Araremereye, ariko reka nze nkubwire biriya byo masezerano muzarebe. Hari ukuntu nka kuri ari batatu, hari ukuntu bavuga bati muzajya muhereza ibumoso bwanyu. Warangiza gusinya ugahereza ibumoso, noneho hakaba ari wa mudamu mbaye kanzu y'umutuku polisi yavugaga uzana nawe ukajya hirya. Ariko hari igihe wenda